This is Family Table TV. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere yuko mumeze neza aho muri. Twongeye kugaruka rero mu ruganiriro rwacu. Uyu munsi mbashira iki? Murabibona Goreti turafatanya muri uyu murimo twiyemeje wo kuganira ku bibazo dusanga mu ngo zacu, ariko tugamije kubona ibisubizo twese dufatanyije. Mu gutangira rero ureka Goreti yongere adushyira imbere y'Imana muri iki kiganiro. N'ingo zose izifite ibibazo binyuranye zose ashyira imbere y'Imana. Reka ngushimire Imana ko hari ibyo ugiye gukora n'ubundi. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo haracyari ibyiringiro, nk'uko Yobu yabonaga byose byanze, ariko yaravuze ngo haracyari ibyiringiro ku giti cyatemwe cyakongera kigashibuka kikazana ibishami ndetse by'ibishishe kuruta mbere. Nibyo tugiye kubwira abantu Mana, tubereka ko hakiri ibyiringiro. Ngaho bana natwe abo uvugana nabo Mana, ugira aho bavana n'aho bageza, kubera ko ariwe twiringiye ko ari wubaka inguko n'umushinga watangiye. Ngaho bana natwe dushyire mu izina rya Yesu, amen. Dukubita tubangura Gore, ngaho tubwire, twagiye tuganira ku bibazo muzi bitera amakimbirane mu ngo, ndetse bikaba byaganisha abashakanye ahantu habi hajya gutandukana, cyangwa se bakagira n'ubuzima bubi pe. Urugo rwose rugahungabana, abantu barurimo bagahungabana, imiryango igahungabana. Nagiye nibaza ku kibazo, ese birashoboka yuko za ngo zageze mu mutuku, no kuvuga zasuzumye imibanire yabo zisanga zarageze mu mutuku? Birashoboka yuko zishobora kuva mu mutuku zikagera mu muhondo, zikagera ku cyatsi, hamwe urugo rubaho runezerewe rwishimye, rushobora gukemura amakimbirane hatabayeho amahane, rushobora gukemura ibibazo byabo nta ntugunda zibayeho, bagakemura ibibazo mu mutekano. Rwose ndakubwira ngo donc birashoboka cyane, kuko mfite ingero zifatika. Bitewe n'uko rero dufite ingero, turakeka ko bishoboka cyane no ku bandi. Wenda tuvuga urugo rumwe, kandi ndabashuje aho bari ko barahita banyumva. Ni uko mu makimbirane akomeye akaze cyane, umubyeyi wo muri urwo rugo w'umugabo yisanze yasigaye wenyine. Giye kugira ngo umenye ikibazo cyabo, nabajyana mu buzima bambwira ati rukanka none aha ngaha urasanga arimo gukoroga imiti agiye kwiyahura. Ninde wari ugiye kwiyahura? Umugabo. Ibibazo by'urugo byaramurenze, baramutaye, yasiganye akana gato k'ikabucura kamuhereza amazi kanze kuva. Umugore rero yaramutaye, n'abana bakuru bagiye gucumbika hanze. Ariko uko yitekerezaga, bitewe sinzi bivuga ibintu bavuganaga n'icyabimuteraga, abazampamagara ariko nzabibaganiriza mu ibanga. Ni uko mu by'ukuri yarageze ahantu ngo yumva ko agomba gupfa, yumva yuko yari yaramaze n'iminsi yarakoze agisida, ngo arimo kurwanirira umugore we, akabazwa cyane nuko yakoze agisida arwanirira umugore we, arwanirira urugo, none ntibamwumva ahubwo bamutaye. Kandi biturutse mu bintu by'ibiganiro byo gukomeretsanya. Burya Imana itubabarire, mu magambo habamo ibikomeretsa byinshi. Rero bivuga ngo umugore hari amagambo yabwiraga umugabo amukomeretsa, kuko yari amaze kumugara, yicaye hasi atabasha no gukora. Umugabo ntiyashoboraga kugenda, ahubwo arimo bitewe n'iyi agisida yahuye yaramaze gucika akaguru, yaramaze kwangirika akaguru. Noneho akaguru kangiritse, umugore yamutaye n'abana bakuru bamukurikiye, asigaranye akana gato k'umumatanye nawe ko gutuma ngo sinzagusiga papa, ibyo uzajya ugenda nzajya n'ibyo ngibyo. Abaturanyi babazana ibyo bakarya utwo ngutwo. None icyo gihe rero yari yiyemeje, hari umuntu watanze amakuru mba ari umwana, yuko arimo gukoroga ibintu ashobora kuba agiye kuyica. Bahita bamubwira ati rukanka none aha ngaha ugende ujye kureba uwo muntu. Ngeze kuko usanga birahari, ndamubwira nti reka tuganire ku kanya. Ati reka mbanze ndije, kuko mbonye uwo ndirije. Ararira umuntu w'umupapa kurira sakuza, ndavuga nti ufite uburenganzira. Noneho birangije arambwira ati rero, ati ndumva kukuvugisha byanze, atari ku byo kwiyahura byo, kubera ko tuganira uze kunyakira ukantega amatwi, ndumva ntari bubikore, ntugire ubwoba. Ndavuga nti nanjye rero reka tube twicaranye tuganire, menye ngo nimbona ibimenyetso ndi bumenye ngo ntabwo kuri bubikore. Biriya bintu bijugunye, biriya bintu bye, noneho dutangire noneho nganirize, menye ngo watangiye kuza mu buzima. Noneho aranganiriza, nanjye nsigara mubwira rero icyo ngiye gukora ubu ngubu nanjye duvari ni ukuzavugana n'urugo rwawe. Nabo ngira ngo ndabashaka, turaganira, mbatega amatwi bose. Noneho birangije dukomeza nyine
ya procedure urugendo rwo gukira ageze aho arambwira ati uziko numva narakize burundu ariko icyanteraga kugera ahandi kwica ngomba kugikira ngomba gukora divorce ndamubwira nti divorce ntiyari nziza ariko se reka tugende tubitekerezeho kandi tuzabitekerezaho tubamaze kubahuza reka dutangire urugendo rwo kubahuza tugende tuganira turi muri babiri ushaka abantu b'inshuti zawe muzane n'uriya nazana inshuti ze noneho tugende tuganire tuganire n'abana n'ibiki byose twabiciyemo nk'umuhuza bigendamo nka professional cyangwa se mu buryo bw'ikinyamwuga birangiza bigera ahantu noneho divorce ni umuti ndavuga nti nta kibazo niba wumva ko ari umuti ariko ugenda ubitekerezeho ariko umugore yaratunguwe kuko yari yabonye ko atangiye kumwumva avuze divorce umugore arasara araseka arasakuza ubwo ni ukuvuga ngo nabo muri urwo rugendo nabo waranubafasha mubuza ari uhura nabo bombi uwo mugore ko usandaye use ati nuko avuze divorce ese buryo ibyo wamukoraga byose wari uzi ko divorce idashoboka ya magambo wamubwiraga kwa kumuta wari uzi ko adashobora gutekereza gatanya hari abantu rero bazi ko kwahukana ngo aragira ngo akagaza kukureba iri kuza kukureba icyambere uzi ko yamugaye icya kabiri uzi ahantu umusize atekereza gupfa ahora bikubwira none arimo atangiye gutekereza aravuga divorce wumvise ko bigutangaje niwe utangiye kurira ngaho tubwira ikikurijije nuko ngo mbona yuko ngo urugo rusenyutse uruzi ko uburyo urimo kubwubaka se ngo rusenyaka hari n'abantu bakora buri munsi bakumva ko bakibagira ko barimo gushyira kuvanaho itafari hari ugushyira ku itafari ku cyangwa kuri rero aho ngaho divorce ni kumera igenda buhoro buhoro ugasanga rimwe byashwanyutse cyangwa byagiye bishwanyuka buhoro buhoro bari bazi imyaka 28 batavugana n'itandatu batavugana barebana batasangira ku meza ubwo ngo bari babanye bibatunguye ngo bari barateranye none iyo myaka yose bayibanamo mu muhondo bagenda bajya mu mutuku kugeza n'ubu bari bageze ku mwaka wa 26 none byari bisa naho none ugiye guhitana umuntu turashimana rero ko bariho kandi bariyunze kubera nyine ubwo bujyanama bwo gukira ibikomere n'ubuvuzi hanyuma n'abana babo se abana babo nabo bari barakurikiye mama ab'abahungu baragiye muri ghetto ndetse harimo n'uwari watangiye ibiyobyabwenge ubu bameze neza n'abari mu biyobyabwenge babivuyemo niyo babijya mbabwira ngo urugo ruri mu mutuku rwica byinshi n'abana bararuhunga bakajya muri za ghetto abandi bakajya mu biyobyabwenge kuko bavuga ngo kubera iki papa na mama batabanye neza nk'abandi kubera iki twari twakoze iki kugira ngo tuvukire muri rugo rukuzubakwa gihe ntabwo nzubaka uwo mwana atuganira mukuru yarambwiye ati urakoze cyane kuko watumye nsubira kuri fiance wanjye naramusezereye naramubwiye ngo rero urugo gihe nabakuriyemo ni Calvaire ni ku musaraba sinshaka gukomeza kuba mu misaraba nzaguma aho ngaho atari ku noneho kuko papa na mama biyunze barimo guhana n'amakado barimo kuganira bishimye ati urabona ko bayabaye zahabu kandi ica mu muriro w'abizi Christine rero impamvu twavuze ngo iyo twasaniye tukagarura rwa rugo turarusanisha tugasanisha nyine rwa rukundo rwaje ariko rwaciye mu bigeragezo urukundo rukaba nyarwo noneho ibyishimo bikaboneka amahoro akaboneka n'ibingibi nyine wabonye niyo misanire rero zahabu ni bya bindi byiza bya bindi bibyatutse byabayemo byiza rwa rukundo rwarapfuye rwazutse ni ukuvuga iryo bara rya move ni iki move ni isobanura iki isobanura rwa rukundo rwari rwarasenzegeye rutagiraga urukundo abana bagiye abana biranze umubyeyi umwe ati ndiyahura undi ati ndagutaye nuko nguko nicyo abana bati turagiye mbese urwo rwari mbese byari mu kiriyo rwa rugo harimo abantu barurebera mu byashize bakirurebera mu iryo bara rya move n'inkuru bumvise nyine baracyabibeshyaho nyamara babaye zahabu barasanwe ubwo ako kantu kagasa na zahabu ubwo gasobanura iki gasobanura ubwiza gasobanura guca mu byagize ariko bakagera aho ngaho bagakomera nka zahabu nta buye rigifite agaciro nka zahabu urugo rw'iyunze rugira agaciro cyane bisobanura yuko bamaze kwiyunga bafite zahabu muri bo bafite zahabu mu gaciro karuta kambere bagize urukundo ruruta rwa mbere hanyuma ruza gusana abana abadoresa barongera barishima bavuga ati yo burya urugo ni rwiza
barimo bariga ku buryohe bw'urugo. Ubu umwana we yaranyibwira ati ashyiraho n'amafoto kuri donko kuri telefone kuri WhatsApp yerekana papa na mama, mama bo bakurikiye mama bakora surprise cyangwa se batungura papa akiryamye, bamuha nyine ikado, bamuha gato ya anniversaire. Ntabwo bigeze bayimura mbere kuko bamuhoraga bamubona nk'ikibazo, kuko bahoraga ngo tuganira bamwe ngo twatse papa na mama gutandukana tukiri bato tukiri bake baranga. None dore tumaze kuba naba, none dore turakuze dufite isoni, kuko twari dufite isoni kuko twahoraga turi mu bantu barwana batongana batavugana. Imvugo yabo yari ugutongana no gucyurirana. N'ubundi nagushatse ari wangize gutya na gutya, n'ubundi byagenze gutya na gutya. Rero ingo zishobora kwiyunga dukurikije izo ngenda mbona n'urwo rwa vuba mu myaka yashize nirwo mvuga, ariko kwiyunga birashoboka, abantu bakaba beza kurusha mbere, bakabaza habo nubwo rwigeze kwambara ino bara, ariko uko bagenda biyunga banashaka ubwiza bazagira beza habo hose. Abantu bajya bavuga ati ya mibanire mibi yavuyemo burundu. Ntituvuze ko abantu rero bahita bahinduka buri ako kanya, ariko ni urugendo. Twakwizera ko bazahinduka burundu ndetse bakabaza habo hose, akaba ariryo bara risigara, nubwo gusa tutavuga ngo bihita bigenda neza byose ku kanya. Noneho rero nibwo batangira kwera imbuto rwa rukundo, amahoro, ibyishimo, umunezero, kwirinda wirinda ko hagira ikintu cyongera gusenya wa mubano. Urwo rubuto rero katuvuge urukundo rwagarutse, sibyo? Gusenga no kwinginga Imana byagarutse. Yego. Ubwo n'imbuto za wa mubano wagarutse, kwa kwiyunga nyine. Gukorera hamwe byagarutse, no kugasangira amakuru ku mitungo. Inshuti bamenye kumenya gutoranya nziza, ni imbuto ya wa mubano wavuguruwe. Yego. Sibyo? Barafatanya mu mubano mu buzima bwabo bwose, nta gusigana, umwe araca undi agaca, bagahuriza hamwe, ntawe usiga undi. Abana barabaganiriza bakababwira ati muri ko natwe turi mu mahoro twiyunze, ntabwo tuzasubira inyuma, ubundi urugo ni uku rwari rukwiye kumera. Abana batangiye kugira urugero, mu kubona urugero rw'urugo rwiza. Yego. Hacyari ibyiringiro kandi nta gukererwa n'uyu munsi watangira wa muntu we. Rero harimo noneho ya miryango irabifuza, aho kugira ngo bavumagize, iraza kubasura igasinzira ko ntibarara bumva abantu barwana, sibyo? Nabo abantu bazaza babigireho, babandi bitwa ngo ni ikigare, nibabona nta hantu bari bubafatire ngo bongere abasenyi, bazaza babiyunge nabo. Ariko byose birajyana biraterwa n'ikintu, uko basinze basangiye amakuru, nuko babashije kuganira bagasangira amakuru kandi bagasabana imbabazi. Imbabazi ni ikintu gikomeye, kugira ngo badasubira inyuma bavuga ngo sheri nakubabaje mbabarira. Nta cyaha kitabarwa Kristo, ntibazakubeshye. Imbabazi ntabwo ari ugucishwa bugufi cyangwa gusuzugurika, nta gusuzugurika cyangwa gukora cya cyaha basigaye bagita ngo ni online, ngo ikihe cyaha, ngo crime, ngo ni technological crime, ikintu cyo gukoresha amatelefone. Abantu bakaba bari mu isi, uri mu isi yawe undi ari mu isi ye, kandi muri mu rugo rumwe. Telefone abantu barayisangira, telefone ashobora kuvuga ati ariko njye nkura hari abagore b'ibisazi baza kuri fone yanjye, ntukagire aho utasazwa na telefone, bakabyumvikanaho kugira ngo atayifuza, kuko abavuga ati mugabo njye nayimbujije, kandi azajya ambwira amakuru yabonyeho. Ubwo telefone nayo mu bintu bisenya ingo, ariko uru rugo ntabwo ruzasenywa na telefone, kuko ibyo basenye bigasenyuka birahagije, ariko turimo kubisana. Nimusane, birashoboka. Gusana urugo birashoboka, gusana umubano birashoboka, haracyari ibyiringiro. Urugo rukaza ari zahabu, kuko rwaciye mu bigeragezo, rwaciye mu muriro, rwaciye mu magambo, rwaciye mu gucibwa intege, rwaciye mu bukene bukabije kubera umubano wabaye nabi, ariko byose bigiye kugaruka kubera ko mwasubiranye. Mbere y'uko rero dusoza, nagira ngo mbabwire urundi rugo nakunze cyane. Abantu biyunze bamaze imyaka 18, seriously 18 baratandukanye burundu. Se burya abazungu ni abazungu ngiye kuvuga, ni abazungu, ariko n'abandi hari n'abandi b'abanyarwanda, usibye ko ntari nabihagararaho neza, ariko abazungu nibo ngiye kuvuga. Bariyunze nyuma y'imyaka 18, kuko bo burya gutandukana ni nko kuvuga uko gusezerana basezeranye, no gutandukana ejo bashobora guca kuri la mairie bagahita bongera bakavuga ati ntabwo tukiri kumwe, sibyo? Bo rero bari baratandukanye. Umugabo yari yabikoreye iki, yambwiye ngo sheri, ngo mfite umuntu twabanye twakundanye kera akiri umwana, ngo none yarwaye kanseri,
ndashaka kujya kumurwaza urumva ko ntabatunga muri babiri tujye muri divorce bahita basinye bara divorce ariko umugore asigara yakomeretse urumva na umuntu mutavuganye nabi mutagize gute kandi amusigiye utwana tubiri noneho nyuma wa mugore yaje gupfa bagiye kurwaza umutware yagiye kurwaza amaze gupfa asigara yifuza kugaruka kuri Melanie ariko bikamwangira ageze ariko umugore abana b'abakobwa b'uwo mugabo nyine nibo bari bafitanye bo barahuraga bakaganira kuko hanze bafite n'uburyo ki bahura n'abana batabana bakaganira abana bakajya bareba papa bakabona ko agikunda mama nubwo atabasha kubivuga ariko bageze aho bavugira papa uvuga ngo mami ngo uzi ko papa ngo abona ko ngo agukunda ariko afite isoni kubera iki mutakwiyunga kumwatasubirana umumama aravuga ati yaje namwakira abana bajya kubwira papa ati kuki utagaruka kuri mama kuko agukunda aracyagukunda barongera barahura baraganira basanga bagomba gusubira kongera kuvugura amasezerano barasazanye rero dukeneye kubona musazana kuko uko byagenda kose urugo ni urugo kandi na adresse yo kugeza umuntu apfuye babonye abantu batandukanye bakajya bahora bavuga ngo ni nyirakanaka ako kantu ntabwo kaburamo reka rero bishoboka naho byaba byarageze mu mutuku n'agasaraba hari igihe yaba yarivuje agakira kubera ko yenda yari afite ikibazo yego hari igihe yaba yarakize ibyo bigare byamutejaga umutwe akaba yaramaze no kumenya bene wabo ko bamusanga kumusenyera akagaruka hari urundi rugero mfite rwose ndabashuje aho bari n'inshuti zanjye umugore yarasenze arasenga arangira aravuga ati divorce ndayanze nubwo yagiye agomba kugaruka kandi ubwo bari idosiye iri mu rukiko basubiyeyo baragenda baravuga ngo twariyunze idosiye bwose ubu barayubitse ubu bwose bari kumwe yamaze kumumenya ko yaramumenye muri ya zahabu harimo no kumenyana yaramumenye aravuga ati afite ingeso yo kugenda azajya agenda agaruka hari undi nzi nawe rwose yarayanze pe birangije barasubirana ubwo nari nkibagiwe ko ngako ni bene wacu n'abanyarwanda nubwo baba hanze umugore ati ntabwo nzayemera muri umunani umupasiteri ati uzayange ndagushyigikiye birangira yanga pe umugabo aragenda yajyanye agace ke k'imitungo akajyana mu bakobwa beza nyine barakarya barakamara mu muhana sida yaragarutse umugore aramwakira sida yikoreye cyekora yarayimuteye ariko Imana ni nziza hari icyo yakoze ubu barabana nta kibazo bagiye gusaza yego rero tumenye ko urugo ari ikintu gikomeye kuri ubu harimo byandi twavuze mu gice cya mbere kubura identite isoni ikimwaro abana bo baba babyikoreye tekereza kwikoreza abana mu mutwaro mutigeze mubabwira ko muzaba bikoreza bari bazi ko bava ahantu heza bazishima bazakundwa ibyo byose rero iyo tubashe kwiyunga biragaruka babana bagakunda urugo bakumva ko bazabana na papa na mama bagira n'amakimbirane bakayakemura bitaragera kure bakagumana ibyishimo amahoro umunezero byose nka byari twabonye ko ari imbuto za Mwuka Wera yego Imana idushoboze cyane haracyari ibyiringiro rero Christine nkurikije ingero mfite nizo twanaguhaye haracyari ibyiringiro yuko rwa rugo rwaza ugasate kakagaruka urukundo kwizerana gusangira kubwizanya ukuri kuganira neza bikaza ariko noneho bije gufatana bitazongera gutandukana kandi bigasanwa na zahabu niwo musanzu abanyarwanda dukeneweho niwo musanzu nyakubahwa perezida wacu dukeneyeho kuko afite ibyo arwana nabyo ese twe twarwanye n'ingo tukazisubiza mu mubano mwiza yego ko ariwo musanzu tukagira abana bakuru ahantu bisanzuye bafite urukundo bafite ibyiringiro no mu ishuri baratsinda yego harakoze rero cyane Goreti turamushimiye twizere yuko twakomeje kubana mwamaze gukora like iki kiganiro mukazagisangiza abandi Goreti wakoze namwe mbashimire ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka bye. This is Family Table TV.